Uyu mukunzi nawe ni umwe mu bakunzi bacu nawe yatwandikiye atugisha inama agira ngo nawe arebe ko byagenda neza. Yagize ati mwaramutse neza nitwa Ishimwe Claude, nkaba mperereye hano mu mujyi wa Kigali ndetse nkaba nifuza ko nanjye mwangira inama. Ndaje rero ngo dufatanye ubundi turebe ukuntu twagira inama uyu musore, dore ko afite ikibazo giteye gitya. Muri make ntabwo ndi buze gusoma ibyo yanyandikiye byose, ahubwo ndaza kubabwira mu ncamake kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yagize ati njyewe ndi umukozi wo mu rugo ahantu hamwe muri uyu mujyi wa Kigali, ndetse yewe tubayeho neza, bampa buri kimwe cyose, ariko mfite ikibazo giteye gitya. Mabuja wanjye ntabwo nari nzi ko ibi bintu yabimbwira. Yagize ati kubera yuko umutware we cyangwa se umugabo we akorera mu ntara, ubwo agataha rimwe na rimwe muri wikendi, yagize atya arambwira ati ndagushaka. Ndangije ndamwitaba, ariko hagati aho yari amaze iminsi angurira akantu ndetse nkabona ko ari utuntu tudasanzwe. Buriya kuba ukora ahantu mu rugo rw'ahantu, barangiza bati akira utu dufaranga urebe ukuntu wagenda unywemo akantu, buri gihe bihoraho. Aho hantu nawe iyo uramutse utekereza uhita wumva ko harimo ikindi kintu. Yagize atya rero ampa amafaranga, ndetse ampa amafaranga yewe atari makeya kandi ahoraho. Arangije ansaba ko twajya turyamana, dore ko yambwiye ko nintabimukorera ngo azanyirukana, cyangwa se nimbibwira bosi ko yansabye ko dusambana cyangwa se turyamana, azamfungisha. Donc uwo mumabuja ni umwe mu bakora mu nkiko za hano mu Rwanda muri RIB, ariko ntabwo navuga amazina ye bitewe n'uko nshobora kuyashyira hanze ugasanga bigiye hanze byose, ariko akora muri RIB. Rero navuze ni ibi bintu ashobora no kumpimbira n'icyaha bakamfunga. Kandi ndibaza ese ko navuye iwacu nje gushaka akazi, nkaba narageze i Kigali ndetse bosi wanjye kampemba neza, ntago anyambura kandi umushahara ampa nubwo wenda utanyuze, ariko ngereranyije n'ibyo nari nkeneye bivamo kandi nkabasha no kugira ayo nsagura. So bosi wanjye ntacyo mushinze. Rero mfite ikibazo, ni nacyo gituma nakwandikiye ngo nkugishe inama, kuko njya mbona n'abandi bakwandikira ndetse n'ibiganiro byawe bigatambuka kuri radiyo ndetse no kuri YouTube, nanjye naje ngo ungire inama. Rero bantu badukurikiye ndetse inshuti bavandimwe mukunda ibiganiro byacu, byaba ibyo tunyuza kuri radiyo cyangwa se hano kuri Hakika Empire, cyangwa se no kuri YouTube channel ya Ruhura Umutima, bica henshi mumaze kubimenyera. Rero mumfashe tugire uyu mukunzi wacu inama, dore ko nawe akeneye kuruhuka, akeneye gutuza, ndetse akaba yakora akazi ke neza. Ese ari wowe wabigenza ute? Ari wowe uguye muri iyi situation wabigenza ute? Niwanga kuryamana na mabuja wawe baragufunga. Nubibwira bosi nabwo urahura n'ibibazo, barakwirukana. Nuta akazi urajya kubaho nabi. Tubwire wowe wahitamo iki? Kora subscribe. Ariko niba numvishe neza, ndagira ngo njyewe mpave mbanje kumubwira gutya. Banyarwanda, banyarwandakazi, niba umuntu yaraguhaye akazi akakwizera, reka tujye tuba inyangamugayo. Cyane cyane ko amafaranga ni ikintu gishira. Uyu munsi nshobora kuba nkukeneye nkakwihenuraho, ndetse nkanga kukubwiza ukuri ku bitagenda, ejo bundi ugasasanga nabwo ndongeye ndagukeneye kandi bitagikunze. So njye namugiriye inama, ari nayo ngiye kubabwira hano. Ndababwira nti genda utuze, nibiba ngombwa ukabona koko ari ngombwa uzabibwire bosi wawe.
umubwire uko ibintu bimeze nawe azakumva ndetse ushake n'ibimenyetso bizabimwerurira, ariko birumvikana ko urugo rwo ruzaba rugiye hanze, ariko nanone buriya nta kintu wakora ngo ukuri gutsindwe, nta na kimwe. Rero ntago nakugira inama yo guta akazi, shyira ukuri hanze ariko gufite ibimenyetso ndetse bifatika. Ni uko nguko njye namugiriye inama, nawe wadufasha ukaba umwe mu batuma uyu muvandimwe nawe arushaho kumererwa neza, kuryoherwa n'ubuzima bw'iyi si. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere tubanye, ndetse ujye udukurikirana ku ma YouTube channel yose tugenda ducishaho ibiganiro. Ndabizi neza namwe muri comment muraje kumugira inama.